nawe tekereza kuba waba mwisi ariko kaba mwisi aho abafite ijwi risakuza abibeshwaho karibo banyabwenge, abafite imbaraga zo kuvuga ariho abantu benshi bitiranya nk'abanyabwenge, aho kwamamara byamaze kuba byaba igipimisho gishya cyo gupima ukuri. Rekera kubitekerezaho ahubwo nkubwire kubera ko uko niko kuri ku isi umunsi turi kuba mu kano kanya. Bundi mbere aho abantu uyu munsi bari babayeho bashyira mu nyurabwenge bagendera ku mico ikwiriye no ku mico ya nyayo y'ubuzima, abantu uyu munsi basigaye birwa bari guhimbaza ubwirasi ndetse bagahimbaza kwirengagiza, bakabyitiranya no kwigirira icyizere confidence. Bundi ni gute twisanze hano? Bundi ni ryari kiremwa muntu cyaretse ibyari ukuri maze bagafata ibinyoma akaba ari byo uyu munsi basigaye bishimira? Byaje kugenda gute? Uyu munsi rero tugiye kuba twareba ibyo bintu byose turebe biri mu buhanga bw'abanyabwenge bwagiye bubanza kubaho mbere. Mana nanjye kugeza iyi video irangiye ugiye gusobanukirwa iby'ubu buzima byinshi utazi, ndetse tubanza turebe iby'imico yagezweho y'uyu munsi ndetse n'ubwenge buhambaye tugiye kwigira muri iyi video yacu. Ntabwo ibintu biri bwongere kumera nka mbere. Reka dutangire rero ubanza urebe niba warakoze subscribe kandi wamaze gukanda like kuri iyi video ugashyira n'igitekerezo cyawe muri komanteri. Se koko nawe uratatekereza ko koko bimbwire muri komanteri mu bihe turimo sosiyete iracyita ku bwenge cyangwa ubwenge abantu basigaye babugurisha kugira ngo haboneke imyidagaduro? Kuba ibyo ugiye kuvumbura uyu munsi ushoboye kuba bitari buze guhindura imitekerereze yawe gusa, ahubwo bigiye kuba nanone byabasha kukubera urufatiro rw'uburyo wabasha gusobanukirwa impinduka n'urugendo ikiremwa muntu gikora. Bundi hari umwe mu bagabo bitaga Socrate nawe wigeze aca mu mihanda yo bita ngo ni Athens, abaza ibibazo abantu benshi kandi ababazaga ibibazo bikomeye cyane. Ni umwe mu bagabo babagira ikibabanyabwenge ba kera babanje kubaho kera. Uyu ni umwe mu bagabo yagiye ahishura bimwe mu binyoma abantu benshi bitiranya n'ubumenyi n'ubwenge, ndetse ahishura ibyo abantu benshi bitaga ibinyoma ndetse abantu benshi bagakomeza kuba byita ukuri. Ibyo ngo icyo yaragambira cyari kimwe, byari ukugira ngo ahishure ubwenge bw'abantu kugira ngo abantu badakomeza kuba basinziriye, ahubwo abantu bakarushaho gusobanukirwa byimbitse. Rero no muri iyi myaka turi mu uyu munsi gusinzira byamaze kuba ari bimwe mu bintu bikomeye cyane. Ubwo igitandukano gitandukanye n'ibyo bihe nuko uyu munsi abantu basigaye babinezererwa kuba uyu munsi basinziriye mu buryo bw'ubwenge. Uyu mufilozofi yigeze avuga ko ibi bitekerezo by'abantu bishoboye kuzatwikira ukuri igihe abantu bari kunezerwa cyangwa se bari kwishimira kumva amagambo abanezeza kuruta uko bakumvisha amagambo y'ukuri ari mu bunyangamugayo. Icyo gihe rero cyasaga nk'aho ari ubuhanuzi bwa kera bwari bwitaruye bwamaze kuba ari byo bihe uyu munsi turushaho kuba turi kuba mu bya buri munsi. Reba kano kanya urebe hano ku ruhande witegereze, urebe ibyamamare hano hanze biri hano hanze, uzasanga byinshi bitagitekereza. Usange aba content creators bamwe ntago bamwe bakigira ibintu na bimwe bitaho cyangwa se aba bagishakisha ukuri oya. Ahubwo abantu benshi uyu munsi uzabona muri isi dusigaye turi kubamo abantu babaye ngo ni abanezeza, abandi ni aba entertainers, abandi ngo ni aba influencers, hari n'abandi birwa bari gushaka attention kugira ngo bitabweho, abantu babarebe, abantu babitewe, ibyo bababwira ari byo bitaho. Abenshi bakavuga ngo kugira ngo isi ibe abenshi baravuga ngo nta n'ubwenge busabwa. Benshi ni ibyo ngibyo uyu munsi bisigaye bisa nk'aho ari byo bibatunze, abenshi ari byo banarebaho cyane. Uyu munsi abantu benshi ntabwo bakita ku bindi bintu byinshi. Uyu munsi amafaranga abantu basigaye bitaho ni likes, ntabwo ari ubwenge. Kuba afite amalike menshi nibyo ari kwitaho, ntabwo agishaka gutunga ubwenge. Ikibazo ntabwo kiri aho gusa, ahubwo ikibazo kiri muri twe. Uzasanga abantu benshi dukururwa no kugira ngo tubone abantu benshi batwiruka inyuma bari kudufana. Ugasanga rimwe na rimwe turi kwishimira ngo ibihembo, tugafata ibyari ukwicisha bugufi no koroha kwacu twebwe tukabisimbuza ibya bintu byo kuducanga mu mutwe. Ugafata amarangamutima tukayarutisha gushyira mu gaciro, ahubwo amafoto tukayarutisha kuba twebwe twitaho no mu buzima busanzwe. Nibyo rero n'abahanga ba mbere bagiye batuborera kuva na mbere. Rero uyu mugabo umwe Socrate yaragize ngo yewe yizeraga ngo ubundi yizeraga ko ngo bimwe mu byago by'isosiyete turi kuba mu uyu munsi ntabwo ari uko abantu birengagiza n'ubwirasi bwabo oya, ahubwo kuba harimo ibinyoma mu bumenyi bwabo. Biyangiye abantu bahagaritse guhora babaza ibibazo ngo ni nabwo baba bahagaritse kuba babasha kuba bamenya ibintu bihari n'ubwenge bagahagarika ku bumenyi. Buri iyo uhagaritse kubaza ni nabwo uhagarika kumenya ubwenge, kubera ko utangira kumva ko uzi ibintu byose, ubwenge bwawe bukarushaho kugenda bupfa. Ibyo bifata akanya ibitekerezo. Niba nta kintu ujya ufata ngo wibaze utekereze, wowe kumva ko ukwiye kubaho gusa, nta kibazo ujya ugira ngo wibaze cy'amatsiko utangire kwibaza, menya ko ubwenge bwawe bwatangiye kugenda bupfa. Niba uri kunkurikira, iki ni ikiganiro cy'abanyabwenge. Ibi ndahita nk'urugero rukomeye cyane. Ni ryari uherutse kumva umuntu akubwira ngo ntabwo mbizi? Undi mu bihe bya Socrate, undi kwicisha bugufi cyari kimwe mu kimenyetso cy'umunyabwenge. Rero uyu munsi
kwicisha bugufi bisigaye bimwe biboneka ku bantu benshi bakabibona nk'aho ari intege nkeya, na Bibiliya ikatubwira ngo twicishe bugufi, ariko abantu benshi ukabona ntabwo babyumva. Uzasanga abantu benshi twarigishije ngo kuvuga cyane, kandi ikindi ugasanga ntabwo twigishijwe gutekereza cyane byimbitse. Twabwirijwe ko tugomba kujya tuba dufite igitekerezo kuri buri kimwe cyose, tugomba kuba dufite icyo tuvuga. Ewe n'igihe ikintu tudafiteho ubumenyi ukabona dufite ibintu byinshi byo kukivugaho. Rero uyu munsi twamaze kuba twubatswe nka sosiyete yamaze kwitiranya ibyo tubona, abantu bakabyitiranya n'agaciro, akakubwira ati buri uko abantu benshi bakubona niko uzaba uri umuntu w'ingenzi. Uyu munsi niyo sosiyete ihari, ngo uko abantu benshi bakubona ari benshi, more visibility, more value. Abantu benshi nuko bamaze kubyitaho, ngo uko abantu bakubona ari benshi niko agaciro kawe karushaho kuba kenshi. Ewe ngo kabone nibwo ibyo waba uvuga nta kuri kwaba kubirimo. Rero ukuguhimbaza kukugaragara, ibi ni nabyo Bibiliya ivuga ikatuburira, ni nabyo n'uyu mugabo Sokrate yigeze avuga aranabirwanyaga. Ni umwe mu bagabo bagiye bahangana n'abayitaga ngo ni abanyabwenge b'icyo gihe, bajyaga bakoresha amagambo ya manipulation kugira ngo bakagaragara nk'abanyabwenge, ariko mu gihe bari kubeshya abantu benshi kugira ngo babone inyungu zabo ku giti cyabo. Icyo gihe ibyo bintu urumva bisa nkaho ubizihanga. Rero abo batekamitwe bigeraga nk'abanyabwenge b'icyo gihe cyo mu bihe bya ba Sokrate, uyu munsi rero ni nabo baje uyu munsi muri bihe turi kubamo, uzasanga ari uyu munsi bari gukoresha abantu. Abo mubona ngo ni aba influencer, bamwe ukabona ngo ni aba politician, cyangwa se abandi bakita ngo ni inzobere mu bintu runaka, aba bita ngo ni barise ngo ni self proclaimed experts. Abo ni babandi baba bazi kuvuga ibyo abantu bashaka kumva. Bani ba bantu n'ubundi bakiri kuba muri bwa buryo nk'ubwa mbere, bagaburira abantu iby'ubwibone, kwirengagiza, ahubwo abantu bakabagaburira ibijyanye n'ibyo bashaka kumva no kugira ngo bishyire hejuru n'ubwibone. Rero aho ibintu birushaho kuba byaba bikurushaho. Rero Sokrate yarizeraga ati ibi ngibi by'uko abantu basigaye birengagiza ibintu byose ni kimwe mu bintu bishoboye kuba byabonerwa umuti biciye mu kuba abantu bashoboye kuba babaza ibibazo, bakajya no mu bintu byitwa ibiganiro. Ibi abantu ujya ubona umuntu akabaza ikibazo akagisubizwa, aho yari afite imbogamizi akakibaza. Abantu benshi mu bigaga mu mashuri, abantu benshi mwagiye mugera mu mashuri, ibi bintu bya deba Sokrate yarageze aravuga ngo aho deba zitari, aho abantu batabaza ngo basubizwe, ngiyo aho hantu habuze deba, iyo ahantu habuze ko abantu bagomba kujya babaza ngo basubizwe, ngo iyo icyo kintu kibuze mu bantu, ngo ni nabwo ngo kubura k'ubwenge n'aho hantu, ngo ahubwo uzasanga ngo ikinyoma ngo aricyo gitangira kuba cyifashishwa, kikaba inyungu cyane, kikaba igikoresho gikoreshwa n'abahombyi muri icyo gihe. Rero bigenda bite iyo abantu batagishaka gukira indwara bafite? Rero igihe turimo ntabwo ari igihe cyo kuvuga ngo twabuze amakuru, oya, ahubwo nakubwira ngo igihe turimo ni igihe abantu basigaye bari kuruhamira mu makuru. Amakuru dufite ni menshi, rega kugira ubumenyi udafite ubwenge nabwo ibyo ni urusaku. Uyu munsi nitwe bantu dufite amahirwe ndetse dufite amakuru menshi kuruta ibindi binyejana byigeze bibasha kuba byabaho na mbere yacu. Rero reka mbere na mbere tubashe kwisobanukirwa ndetse dusobanukirwa ni twese. Ariko ikibazo gihari ni iki: uko turushaho gutekereza ko tuzi byinshi, ni nako gakeya turushaho kwiga. Ubundi bumwe mu bwenge buhambaye n'isomo rimwe rihambaye rituruka kuri Sokrate, ni uko yavugaga ko ngo ubwenge butangira mu kumenyera mu bujiji bw'abandi bantu, cyangwa se mu kumenya ko nawe hari ubujiji wifitemo. Ahandi utangira kuvuga ngo nanjye ubwanjye ntacyo nzi. Ubwo yarivugiye ati ayo magambo iyo umuntu amaze kumenya ko ntacyo azi, ni ijambo ryoroshye kandi risobanutse, rero rituma umuntu abasha kwicisha bugufi, ndetse na bwa bwibone no kwishyira hejuru bwa kiremo umuntu byose bigasubira hasi, bigatuma urushaho kwiga kurushaho. Rero uyu munsi bisigaye ibyo bintu bisa nkaho wagira ngo uramutse uvuze ko ntabyo uzi waba umeze nk'umunyamahanga muri iyi si. Abantu benshi basigaye bazi ko aribo banyabwenge ku giti cyabo, abantu basigaye bumva ko bazi ibintu byose. Aho tekereza abayobozi b'iyi si, cyangwa se aba bararemye imbuga nkoranyambaga, ku bwacu twese turamutse twongeye tukicisha bugufi nanone, tekereza ukuntu uburyo muri sosiyete yacu yaba igaragara, ukuntu abantu twaba tugaragara. Reka rero ugumane nanjye muri iyi video uze gusobanukirwa uburyo ki ibi bintu byose tugiye kubyinjiramo ukabisobanukirwa. Turacyabirimo, urebe n'uburyo ki ibintu twabishyira muri iyi myaka turimo ibintu bwahinduka. Ariko mbere ko tubyinjiramo, reka mbere na mbere tubanze turebe mu muco nyawo, ni iki kiri muri uyu muco nyawo wo guhinduka muri ubu buryo turimo. Burya abantu bamaze kuba bahinduza ubwenge bakabusimbuza imyidagaduro. Undi tubashe gusobanukirwa uko twisanze hano, impamvu twabasha gukomeza kuba twabona impamvu turi gukomeza kuguma muri ya makosa amwe
tukaba twamenya ahari wenda nuko twayavamo. Ubundi Sokrate yakomeje avuga ko abantu bashoboye, sosiyete ishobora kuba yahinduka mu gihe irushijeho gushakisha ukuri kuruta uko yaba iri gushakisha kugubwa neza. Yaratubwira ati mu gihe abantu bazaba bari guha agaciro ibi by'iminezero, icyubahiro cyabo, iby'imyidagaduro kurusha gushaka ubwenge no kugira ingeso nziza, niyo ngo gutsindwa no gusenyuka ibyo ni ibintu umuntu aba adashoboye kwirinda mu gihe abantu bari kurutisha ubwenge ibyo bintu byose nk'ubwiye ruguru. Ibyo yari yabonye muri Athens ya kera byamaze kuba byaba kimwe mu bintu bisobanura imyaka turiho uyu munsi. Tegereza uruhande rwawe. Ntabwo uyu munsi zimwe mu ntwari dufite uyu munsi ari za zindi zikibaza ibibazo bikomeye bituma abantu batekereza. Ahubwo uyu munsi tuba dufite bamwe mu bantu ngo ni abantu baza kuturangaza ngo bari gukora ibintu by'imyereko. Kenshi tukirwa ku mbuga nkoranyambaga no ku matelefone yacu turi guscrollinga, turi kuzamura tumanura, turi gushakisha ibintu byatuma twumva tuguwe neza ndetse kuruta uko twashakisha ibintu byatuma twitekerezaho. Ibaze mu mwanya mutoya ni handi uba ushoboye kuba wabona ibintu bibi, ukabona ibigusetsa ndetse ikindi ukababona n'ibindi bintu bibi cyane. Ibyo bintu byose ukabibonera icyarimwe kandi biri guhanganira icyarimwe kugira ngo byose ubirebe. Ibyo ntabwo ari uko ari ubwenge bwabuze, ahubwo ni ukubera ko twebwe atansiyo kwita ku bintu no kwitabwaho byamaze kuba byatubera imana nshyashya yacu tugomba gukorera. Rero gushaka kwitabwaho cyane bitandukanye n'ubwenge, ntabwo ubasha kwita ku kuri. Rero ibi nibyo wakabaye wibaza, ese koko waba uri gutekereza uri kwitwara mu buryo bwa nyabwo? Kubera ko bimwe mu bintu uyu munsi bisigaye biri guca mu muco w'uyu munsi bisa nk'aho ari byo biri kugenda bica ibitekerezo by'abantu. Uyu munsi uzabona hari ibintu byinshi, ibitekerezo bishya dusigaye turi kubona ku mbuga nkoranyambaga uyu munsi bigezweho, ibiryo byihuse mu buryo bw'amarangamutima. Ibyo bintu byose tukaba twabibona bidasabye kugira ngo dukore ibintu byinshi. Ariko abantu benshi nubwo bafata ibi bya fast food bitandukanye n'imibereho yacu ukuntu dusanzwe tubaho. Umubiri wacu ntabwo wabasha kubaho turi gufata ibiryo byo mu nganda gusa. Rero mu gihe ubwenge bwawe busa nkaho buri kubugaburira uko gufanwa cyane, ubwenge bwawe buzarushaho n'imitekerereze yawe gucika intege. Noneho bizagura ubwenge bwawe kujya butandukanya ubumenyi ndetse n'ibinyoma. Muri kiriya gihe cya Sokrate muri Athens, ubundi uyu mugabo Sokrate yajyaga agenda n'ibirenge byombi agiye mu masoko ari kubaza ibibazo byatumaga abantu barushaho gutekereza. Abantu akajya agenda akababaza ati ubutabera ni iki, ati ingeso nziza ni iki, akabaza ubuzima bwiza ni iki. Ibi ntabwo ari ibibazo by'ubunebwe yabazaga, ahubwo iki gihe barimo bagerageza kugira ngo bagarure ikiremwa muntu kugira ngo cyongere kuba umuntu, abantu bamenye ubwenge ku giti cyabo. Aho utekereza noneho uyu munsi Sokrate aramutse ari kugendera mu masoko y'uyu munsi agezweho, abantu uyu munsi basigaye birirwa bari kureba ibintu bidashira ku mbuga nkoranyambaga bascrollinga bamanura kubona ibintu byinshi by'abantu benshi bavuga. Tekereza ko nubwo yavuga hari uwabasha kumwumva, ahubwo abantu we yavuga bagahita bifatira amatelefone yabo bakirebera ku bindi bintu biri kubarangaza mu matelefone yabo. Umwe mu banyeshuri be bitaga Plato ni umwe mu bamaze kuba yafata imwe mu myizere y'umugabo Sokrate. Uyu mugabo yaravuze ngo demokarasi yabasha kuba yabaho gusa mu gihe umuturage ngo yabashe kuba yabasha kwigishwa mu ngeso nziza ndetse agahabwa n'impamvu nyine agatozwa mu buryo bw'ingeso nziza ndetse zisobanutse. Tudafite urwo rufatiro aburira abantu, ntibizarangira abantu bari gutora umuntu uri kubabwira ibyo bashaka kuruta ibyo bo bari bakeneye ko. Ibyo bintu urumva bisa nkaho hari ahantu bize. Kubera ko uyu munsi turi kuba muri yasi n'ubundi uyu mugabo yavuze. Ibi bintu byinshi byamaze kuba byahinduka nko muri filime, aho abantu uyu munsi ukuri gusigaye kuba guhanganye n'ubwamamare, kandi ugasanga byinshi hari n'abantu benshi batsindwa. Ikibazo ntabwo ari tekinoloji uyu munsi dufite, ahubwo imitekerereze inyuma y'iyo tekinoloji. Ikintu cyose ukiritseho, buri kintu cyose usharinze, buri kintu cyose utanze, buri like yose utanze, hari uko iri bikongera yongera ari ikintu bayongera mu marangamutima yacu. Dushyirwa muri ubwo buryo bwo kumva ko buri munsi dugomba guhora dukomeza kubona ko abantu bari kudukandora ariko bagomba guhora batwemera bari kuduha agaciro. Rero aho guhimbaza ubugoryi no kwirengagiza bitangire, byo ntabwo biza nk'amahitamo ya nyayo meza, ahubwo bitangira kuza nko kwicisha bugufi gake gake, kandi uzatangira guhagarika kubaza ikibazo, uzatangira gukurikira umuntu. Iyo ukurikiranye ukuri ugakurikira umuntu udatekereje, umuntu uzatangira kumuramya. Ibi ngibi rero ni byo Sokrate yajyaga yita kwangirika kw'ingeso nziza, moral decay. Umunsi mu gihe sosiyete ngo yamaze kwibagirwa intego y'ubuzima, ko ubuzima bwacu atari ubwo kugira ngo abantu bidagaduremo gusa, ahubwo ari ubwo kugira ngo abantu babe abanyabwenge. Yego uku kwangirika kw'ibi bintu byose biba byihishe inyuma
y'ibyo binyoma uburyo biba biri kugenda. Uyu munsi dusigaye dufite imashini zigezweho, dufite ikoranabuhanga rigezweho kuruta irya mbere batubanjirije batigeze bagera, kandi ibyo nubwo ari byo dufite bikomeye, turushaho kuba turi twenyine, turushaho guhangayika, kandi karushaho kuba ducitsemo ibice kuruta uko twigiye tubamo ibice kuva na mbere. Ni gute sosiyete rero yabizi byinshi, isobanukiye byinshi, ariko ukabona yo iri kumva ibintu bike muri yo, cyangwa se ukabona sosiyete yaba izi ibintu byinshi ariko ukabona yo isobanukiye ibintu bike? Ibyo bihita bituma ntekereza umuti wabyo. Uzasanga turi guserebura, turi kwishimira aba influencer, ariko ugasanga muri abo bantu bose turi kwishimira, uzasanga abo bantu bamwe mu byo baba baragejeje ku bantu nta kindi uretse kuba ubwabo. Gasanga abo b'influencer baba muri gukurikira nta n'ikintu na kimwe bajya b'influencer abantu kugira ngo bagere ku kuri. Kabona turi kuzamura abantu bari kugenda bavuga ibitekerezo byabo nuko bumva ibintu tukabashyira hejuru, ariko kurusha uko twebwe ahubwo turusha kuba twazabura abantu bafite imyumvire iri hejuru. Rero isi yacu isigaye ihemba abantu bagaragara cyane, bane n'ubwo abantu bagaragara cyane baba bari mu makosa, maze ukabona abantu ahubwo bari gushidikanya, akaba aribo batangira kunegurwa no kunengwa. Bane n'ubwo abantu baba bari kunenga, baba bari kunengera ukuri bari mu bwenge. Ubundi uyu mugabo byarashobokaga ko Socrates yabasha kuba yahagarara na mbere ukagera mu rukiko rwa Athens atari ukubera ruswa, ahubwo ibyo byose yari abikoreye kugira ngo abaze ibibazo, kugira ngo abantu barushaho kuba bahagarika umutima nabyo. Arababwira ati ubuzima butarimo ibizami ntabwo ubwo buzima ukwiriye kububamo. Rero iyi si yacu igezweho yamaze kuba yubakirwe ku birangaza byashyiriweho kugira ngo bitubuze kugira ngo twinjire mu bizami. Rero ibi bintu by'imyidagaduro byacu bya buri munsi byamaze kuba byatubera filozofiya nshyashya, ndetse umunezero utangira kuba ari wo kuri kwacu. Rero abagereki ba kera bari bafite ijambo kuri ibi ngibi bavuga ngo hubris, ati icyo nicyo bita ubwirasi bwo kumva kuzi ibintu byinshi kuruta ubwenge ubwabwo. Ariko nanone amateka akavuga ko hubris buri munsi ahoraga irangira mu buryo bumwe, abantu baramutse batsinzwe bakarangira buri munsi arangiraga abantu batsinzwe. Rero hano hari ikibazo twese tugomba guhura nako. Twese tugomba kugira ibyiringiro tukizera Imana n'umwami Yesu, kubera ko twizera ko hari ukugaruka k'ubwenge. N'ijambo ry'Imana tubwira muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 5, uti muri mwebwe ntihagira ubura ubwenge, ajya imbere y'Imana busabe kandi azabuhabwa. Ariko rero kimwe mu gisubizo cyo kugira ngo ubashe ko bamenya uburyo bava muri ibintu, ni kimwe mu gice cyo kubasha kumenya, kubera ko kumenya kizaba kimwe mu gice kizabasha kugukiza ibi bibazo byose urimo. Rero ibyatumaga Socrates mu gihe yari ariho akoresha ziriya metode byari kugira ngo akangura abantu. Cyatumye umunsi tukimuvugaho ni ukubera ko ibitekerezo yari itandukanye, ndetse ikindi ntabwo yigeze avuga ko afite ibisubizo, ahubwo n'umwe mu bagabo bari bazi neza ko kuwe kubaza ari byo bintu bitera ibitekerezo bisa, bigatuma abantu benshi barushaho kwaguka, tukarushaho kwigira nk'aho azi ukuri kandi atari byo. Aho utekereza ukuntu sosiyete yacu yaba imeze uyu munsi, baramutse baha agaciro kwicisha bugufi bakabirutisha ibyo bintu byose. Uyu munsi tekereza abantu baramutse bari guha agaciro gutekereza kuruta uko urusaku rwa hano hanze rwabwa agaciro. Ariko n'ubundi Socrates akomeza avuga ngo umukiremwa mu rukire cyafite ubushobozi bwo kuba cyabasha kuba cyanesha ibyo bihe birimo, kubera ko ubwenge ngo ntabwo butangirana n'amabwiriza, nubwo butangirana n'ikigo gikomeye, ahubwo ngo butangirana n'umuntu ufite ubushake bwo gushakisha ukuri kuruta gushakisha ahantu adamarari. Ntabwo wabasha guhindura umuco wose, ariko wabasha guhindura umubano wawe bifitanye. Ikindi ushoboye kuba wahitamo kumva byimbitse ndetse no gutekereza biri mu gaciro, ukavuga amagambo make, maze ukiga gushaka kumva cyane uko gukora iko bibasha guhindura imitekerereze yawe gake gake, ubuzima bwawe bukaba bwahinduka. Niba ugeze aha tukiri kumwe, ndagira ngo ukomeze kubana nanjye nkubwira ibindi bikurikiraho. Ubundi Socrates yarizeraga ati uburyo abantu birengagiza ubujiji bw'abantu ntabwo ari ukuvuga ngo nuko abantu badafite ubwenge, ahubwo ngo nuko abantu baba baramaze kubimumya ibyo mu buryo bw'imyitwarire n'imico yabo mu bunyangamugayo, kanga kubona nkana, kubera ko ubwo ubuhumyi buba bwarabateye ntabwo aba ari ubuhumyi butunguranye, ahubwo ni igikoresho cyamaze kuba cyaterwa mu bantu, gitangira kugenda gisuzumwa ndetse kiri no gukoreshwa n'izindi mbaraga zamaze kuba zasobanukirwa ko uburyo ikiremwa muntu gishoboye kuba cyabasha kuba cyarangazwa mu buryo bworoshye, ikindi cyakoreshwa buryo kugira ngo wasobanukirwe uburyo cy'isosiyete n'abantu b'iki gihe umunsi basigaye noneho byaroroshye, baratangiye kujya bahimbaza ibigoryi n'abapapa. Rero tugomba kubanza guhita dusobanukirwa uburyo ibi bintu byose bisigaye bifite imbaraga kandi zihishe mu mboni y'amaso yacu. Kandi mu mateka yose, mu bantu bose bahoze bifuza kuba bayobora bagakontorora abantu, iteka bahoraga biga
uburyo isomo rimwe bakoresha ku bantu. Iryo somo rero ryariri ngo biroroha kuyobora abantu barangaye kuruta uko wayobora abanyabwenge. Uko buri muntu wese wo ku isi yabaga ashaka kuyobora abantu ku isi yagenderaga kuri iri tegeko ryo kuvuga ngo biroroha kuyobora abantu barangaye kuruta uko wayobora abantu b'abanyabwenge. Ubundi rero mu bwami bwa kera ngo muri kara gace ka Athens ka kera aho Socrate yarari abo ngo bitanga ngo ni abasofiste. Abangaba ngo bajyaga bakoresha amagambo ngo na filozofi yo gucanga abantu kugira ngo bahinduremo deba, gutera abantu ubwoba. Abantu bakazana ikiganiro ariko bagakoresha n'amagambo y'uburyo bwo kugutera ubwoba. Ngo bajyaga bakoresha uburyo bwo guca abantu amafaranga menshi cyane mu buryo bwo gutuma abantu batangira kumvikana nabo kuruta uko abantu bashaka ukuri. Ndetse intego yabo y'icyo gihe ntabwo bwari uburyo bwo kugira ngo abantu b'icyo gihe barusheho kumenya ubwenge, barusheho kwaguka mu mitwe, ahubwo babashakaho kugira ngo babaye influence, babayobore. Ahubwo ngo nibo baje gufata ngo icyo gihe filozofi yari icyo gihe aho abantu benshi bajyaga bayikoresha bashaka ubwenge, ahubwo babihinduramo business. Aho umuntu avuga ngo mfite ibintu by'ubwenge nibukwigishe ariko urabanza unyishyure kandi umuntu akakwishyura amafaranga menshi. Rero ngo uyu munsi uwo mwuka ni nawo umaze kuba yakigarura ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi umuntu asigaye akubwira ati niba ushaka kugira ngo umenye ibi bintu byanjye nyandikira mbugugurisha ubumenyi. Politike n'umuco turibamo uyu munsi nuko byose ngo byabaye. Uyu munsi ngo ntitugurisha ibitekerezo, ahubwo dusigaye tugurisha attention. Abantu bakagurisha nyine uko bagaragara ubwabo, aho ujya kureba umuntu ukamwishyura. Rero attention yamaze kuba ari kimwe mu bintu bisigaye ari amafaranga ngo ahenze kurusha ayandi ku isi. Buriya yamaze kuba ariyo mafaranga y'igiciro kurusha ibindi byose. Mujya kwishyura ibitaramo mukajya kureba abantu se. Uyu munsi umuntu ubasha kuba yabasha gukontorora ibyo abantu bareba, umuntu ngo ni nawe ubasha gukontorora ibyo abantu batekereza. Sinzi niba ibintu muri kubyumva. Uyu munsi umuntu wabasha kuyobora ibyo abantu bareba ni nawe muntu ngo wabasha kuyobora ibyo abantu batekereza. Rero ngo ibi ngibi nibyo uyu mugabo Socrate yigeze kuba yatekereza mbere yuko nibi bintu n'aya mategeko y'uyu munsi ariho atangira gukora. Yari yaramaze kuba yabona ko ibitekerezo cyangwa se ubwonko bw'umuntu ngo bwabasha gushukwa, abantu benshi bagashuka bakabyitiranya no kubaha. Ahubwo aha niho yaburiye abantu ngo bajya bahitamo ngo kuba bo bahitamo ngo ibinyoma bibagusha neza kuruta uko babasha kuba bahitamo kuri gushaririye. Ngo abantu bahurishamo kuba bakumva ngo ibinyoma bibagusha neza kuruta uko bumva kuri gushaririye. Iyo umaze kwiga ibiganiro byagiye agirana n'abantu, ikintu gikomeye uzasobanukirwa. Uyu mugabo wenda Socrate wenda nubwo atajyaga babwira abantu ngo ababwire icyo bagomba kwizera, babwire kwiga iyobokamana, nge ndari babwira mujye mwizera Imana, mwizere umwami Yesu ari we uzabarokora. Kabone wenda uyu Socrate nubwo atigeze babwira icyo abantu bakwiriye kwizera ngo bizere Imana niye, ko yajyaga babaza ibibazo, ahubwo ibibazo bikomeye cyane byatumaga ibyari nk'ibyo bizeremo nk'iby'ibinyoma bigahita bitangira kwangirika ako kanya. Yari yo ntwaro ye. Ntiyabikoreshaga uburakari, nta muntu bwajyaga akoresha ingengabitekerezo izo tuzi nka ideology ari bukoreshe, ahubwo yajyaga yifashisha mu buryo bw'imitekerereze kandi bufite impamvu zumvikana. Rero uyu munsi kubaza ibyo bibazo nk'ibya Socrate yajyaga abaza muri sosiyete, muri rubanda, abantu babifata nko kwigomeka iyo bibajije. Muri iyi si aho abantu benshi basigaye bumva ko iby'ukuri bafite ari ibyo ari ukumva ko baguwe neza aka kanya. Uyu munsi rero hari ikibazo abantu ubabaza bagatangira guhita bumva ko uzanye ibintu bakabyita ari nk'ubupapa. Rero uko nguko ariko ibintu bitangira, abantu basigaye noneho babwirwa ibintu ariko ibintu bibasha kuba bibagushiye neza, ubwo aho ngaho ukaba wabarangije wabigaruriye. Abantu uyu munsi basigaye bakururwa n'amarangamutima yabo, ndetse ngo n'utuntu dushya tugenda tubasanga buri munsi, aho abantu benshi basigaye banashukwa bikarangira n'ibyo bari bafite nabyo barabyambuwe. Abantu bashyiraho systeme ubwayo iri bubashuke bakabyemera. Byaberaga muri Athenian hari muri Agora. Uyu munsi ni ibyo abantu basigaye batunze ku matelefone yawo, abantu basigaye bakira ibinyoma byinshi kurushaho. Abantu bamaze kwitiranya urusaku barwitiranya n'ubwenge, aho abantu bavuga cyane, aho abantu mubona bavuga ibintu byinshi, abantu mumenyereye cyane, mubona ku mbuga nkoranyambaga abantu bababwira inshuro nyinshi, abantu babagaragariza ibintu byinshi bavuga cyane, mubitiranya n'abanyabwenge. Abantu ba trending bimubona ngo ni trendy, mwamaze kuba mwabifata nk'aho ariko kuri kuruta iby'ukuri bya nyabyo. Ahubwo abantu benshi basigaye bita ku marangamutima yabo kuruta uko ahubwo barushaho kuba bakanguka bakamenya iby'ukuri kwa nyabwo. Umugabo bitaga ngo Friedrich Nietzsche yigeze agira ati rega ubusazi buri mu bantu ku giti cyabo ni bukeya,
aho abantu bavuga ngo umuntu ufite ibijyanye n'ubusazi muri we ni bakeya, ahubwo ngo mu magurupe y'abantu benshi ngo uzasanga ari nk'itegeko gusa. Rero ngo ubu busazi ngo buhuriye hamwe ngo ni nabwo Socrate yasaga nk'ahagaragaza iyo abantu bahagaritse kujya ubwabo bafata igihe bakitekerezaho, ngo iyo abantu benshi bamaze kuba aribo batangira kuba baba nk'aho aribo bacamanza b'ukuri, ubwenge butangira gupfa gake gake, ahubwo ngo ibyo bigatangira ukuri kugatangira gusimbuzwa n'amatora ndetse no kuba abantu bumva bamerewe neza baguwe neza. Tekereza uyu munsi uburyo abantu basigaye byoroshye kubumvisha ikintu, aho abantu basigaye bandika ikintu wenda nko ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa se abantu bagatangiza slogan, cyangwa se mu makuru ukabona nk'amakuru arasohotse kano kanya, cyangwa se ikintu kibaye viral bigahita byoroha ko abantu bahita bemera ko ari ukuri icyo kintu kigaragaye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ikintu umuntu ababwiye. Abantu basigaye byoroshye guhita byakira atabasha no kubitekerezaho na kabiri. Uzasanga abantu bake aribo batangira kwibaza bati ese ibi bintu ni ukuri turi kumva? Benshi abantu bake nibo basigaye bavuga ese ibi bintu byaba biri guca mu mucyo? Benshi bagakomeza bibaza ati ese ninde uri buze kungukira muri ibi bintu ndi guhabwa, ndi kubwirwa? Ninde uri bubyungukiremo? Abantu benshi ni bake bibaza ibyo bintu. Niba wenda hari amakuru runaka uri guhabwa, tangira ubaze ngo ese aya makuru ndi guhabwa uri kuyama cyangwa se ninde uri buze kuyungukiramo nindamuka mbyizeye ibi bintu? Rero Socrate yari bukunde ibi bibazo cyane. Iyo uramuka ubwawe uyu munsi uri kubyibaza, ibintu ubonye, ibintu wumvishe, nawe ugatangira ukibaza ese ibintu ndi kumva umuntu uri kubimbwira we ari bwungukire cyangwa se biri bumfashe iki? Uyu mugabo bundi yizeraga ko ngo inzira iganisha ku bwenge ni ukubanza gushidikanya ku kintu, ugatangira kukibazaho, ukibaza tubundi iki kintu bari kumbwira ubundi iki kintu kiri kunganisha kuki? Gishidikanye icyo kintu bari kukubwira mbere yo kucyumva, wumve neza kuko niba kiri kukumvisha bya nyabyo, ugira ibibazo utangira kukibazaho. Atari ukuvuga ngo ibintu byose ngo uzajya uhora ubyibazaho gusa, ahubwo uyu mugabo yaravuze ngo ukuri teka ntabwo uzakubonera kuba umuntu ariko kubwira ikintu ugahita ucyemera, oya, ahubwo ngo ukuri uzakubonera mu gihe uzaba utanze ibizami, ugatangira kwibaza ibizami, ugatangira gukora igerageza, ugatangira kubaza ibyo ibizami, niho uzabonere ukuri kwa nyako. Apana umuntu ukubwira ibintu ngo uhite wakira ako kanya, no. Dore rero bimwe mu bintu by'umwijima bikomeye bibi cyane kuri iyi sosiyete y'uyu munsi igezweho yacu turimo kano kanya. Ntabwo system iriho kuri iyi si yacu ishaka abantu batekereza, ahubwo irashaka abantu bo bakonsyuma, abantu bakira ibintu gutyo bikaba birarangiye, mwe mukabyakira uko tu. Kubera ko abantu batekereza cyane, abantu batekereza ibintu birabagora kuko babasha gukontororwa. Kubera ko abo bantu iyo bahawe ikintu batangira kwibaza ko babiri kuba bibahereza, ndetse n'ibyo abantu bashaka kugushyiramo bigatangira kugora uri kubigushyiramo, kubera ko uri umuntu utekereza kure. Kaba uri umwe mu bantu baba bashaka ibisobanuro bya nyabyo kuruta uko waba ushaka ibintu biri buhite bikunezeza ako kanya. Uyu rero niyo mpamvu uzasanga aho abantu birwa bahimba, cyangwa se usanga abantu bari gushimagiza ubujiji, aricyo kintu girushaho kuba kinezeza ba bantu bari kuguha bwa bujiji. Abantu kano kanya bari bize bari gushakisha kwitabwaho no kugira ngo abantu babemere, uzasanga abo bantu nabo ubwabo baba bararangariye ubwabo muri uko gushaka gukoresha abantu. Ariko ndagira nkubwire ngo ubu buryo bwa Socrate bwari uburyo bukomeye cyane bwo kubasha kuvanaho ibi bihe nk'ibi ngibi. Uretse ko ibi bintu byose ni kubabwira bya Socrate, ijambo ry'Imana ryo bitubwira neza kurushaho. Uyu ni umwe mu bagabo rero niba yinjiraga mu biganiro akabaza abantu, ntabwo yajyaga ababaza abantu agamije kugira ngo atsinde ikiganiro, ahubwo yajyaga ababaza abantu kugira ngo bakanguke mu bitekerereze, batangire kwaguka mu buryo bw'imyumvire. Kubera ko buri gitekerezo cyangwa se buri kibazo cyose yabazaga cyabashaga gusa nkaho gishishura buri gice cy'ikinyoma cyari cyarabeshwa abantu. Tekereza rero natwe ibi bintu biramutse bigarutse ku mashuri yacu twigamo, ku biganiro byacu muri politiki n'ahandi henshi. Aho tekereza turamutse tugarutse mu muco isi yose, abantu bose turi ku isi tukagaruka kuri wa muco, aho kuba utari kumvika, abantu mutari kumva ibintu kimwe, abantu batabifata nk'ibintu bibi, ahubwo abantu bakabifata nk'inzira ibaganisha gusobanukirwa. Ariko ikibazo abantu twamaze kuba twisanga muri ibi byumba bya nyiramubande. Uyu munsi ibyo tuba turi kuvuga dusanga tugoswe n'abantu n'ubundi bari kwemeranya n'ibyo turi kuvuga gusa. Abantu bumva ko kuba bumva baguwe neza, amatsiko yamaze kuba yashira. Ariko kimwe mu gice kibi kiri muri ibi bintu byose, ko abantu twitiranya
umudendezo tukawiteranya n'amahitamo. Kenshi twizera ko dutekanye cyangwa se dufite umudendezo kubera ko ngo twabasha kuba twahitamo hagati y'amahitamo atarangira, burandi cyangwa se ibindi bitekerezo cyangwa se izindi ngengabitekerezo. Ariko Sokarate we yari bikubaza ati we niba utabasha kuyobora imitekerereze yawe, se koko uratekanye, ufite umudendezo? Kubera ko umudendezo yigishaga hano ni umudendezo utangirira muri wowe, cyane cyane mu bitekerezo byawe no mu byifuzo byawe. Rero mu gihe ubwawe muri wowe udafite umudendezo muri wowe, kuba wagira ubwisanzure bwo hanze y'umubiri wawe, ibyo nta busobanuro ntacyo buvuze. Abantu b'uyu munsi rero basigaye babumva ko bagaragara n'ubundi nta kibazo, ariko mo indani bo ugasanga nta kintu kirimo. Abantu ngo uyu munsi basigaye bakurikira nk'amategeko agaragara yihishe nk'ibyifuzo, ariko mu by'ukuri abantu benshi bamaze kwinjira mu kinyoma cyo kumva ko bari kwihitiramo, ariko mu by'ukuri bakabisimbuza gukurikira ukuri. Rero ibyo binyoma ni byo Sokarate burya yashakaga kurimbura agakuraho. Dore rero kimwe mu kibazo buri muntu wese utekereza agomba guhura nacyo: ese koko turi kubaho bya nyabyo cyangwa turi kubaho tugaragaza amarangamutima yacu? Hari igihe umuntu aba atabizi, turi kubaho cyangwa tubaho tugaragaza ibiturimo? Se turi gutyaza ubwonko bwacu cyangwa turi kwemerera abantu ko aribo badutyariza ubwonko bakabugira uko babushaka? Kubera ko umunsi duhagaritse kubaza niwo munsi ahubwo dutangira twebwe kuramya abantu. Rero icyo twaba turamye icyo ari cyo cyose, aba ari umu-influencer, aba ari ingengabitekerezo runaka, kuba muri gukunda ibi biganiro byanjye rero n'ibindi biraza kuza akagaruka mu byinshi. Mushyira ibitekerezo byanyu ko ikiganiro nk'iki kiba kibonye, niba hari isomo rigusigiye, ibiganiro byanjye nakagaruka n'ibindi muri buze kuba mwabibona vuba cyane. William the Future, ku biganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge bibafungura imitwe mukabasha kubona uburyo ibintu mutabibonaga. Imana ibahe umugisha.